Oui, Byari bimeze bite? ni sawa stable makuru. Biracamo nabi. Meze neza. Ndashima Imana. Mm, Naguhamagaye nawe nakubuze uyu munsi gitondo. nasanze wambuze ariko na Airtime nayo mfite kuza kukuvugisha. Naguhamagaye ndi kwibutsa ngo kutohereje wa mupira watwaye cya guhera ukangaye. Bivuga ya jampa imwe ejo bundi wamaye cyo kugusura. Iriya watwaye bwa nyuma kuko numva iriya yabaye ya gatatu, ni ya gatatu ukabishyira aho ngaho. Ngo kumanguse. Ngo nicyo kintu wamagare guhera kare uri kunyishyura umupira. Nicyo naguhamagariraga kuri wahinduka 15,000 umwe. Ngo mana yanjye. Kandi maze ku bitatu urumva hafi 45. Ego stable nayo ntugafabye pe. Wamagare guhera kare uri kugishyuza umupira wiseri. Cyane rwose. Ego mana. Cyane nari nzi ko uri buwohereze ko bigutangaje se biratangaje wari wambwiye ko ushaka ko mutiza cyangwa ntari ubwo nzakohereza nimbona ukuntu mwohereza nzareba ukuntu mwohereza nta kibazo. Ibyo ntacyo ubwo urebe ko wohereza hanyuma hari ikindi kibazo nanagizeho nabaye confused ubwo bantu twahuriye muri ya resitora mwari muziranye mwe mwahanye gahunda mwe mwavuganye umva nyine warambwiye kiye gusa warambwiye gushaka kungurira ibyo kurya bya saa sita hamagara abashyitsi banjye hari ikintu bitwaye ese ko nahamagaye wowe nahamagaye abashyitsi bawe twari tubafite muri gahunda twe twabipanze 40 wishyuye hagera nako ni senkani fagitire yose senkani ubwo amafaranga ni kumva amafaranga ari menshi ku buryo waba uri kunturira ibiryo koko uri kunyira ibiryo imipira igukumana ikinisho ni make ubwo se ubwo wayakoreye nk'umunsi wose ku buryo aba atari menshi wenda oya ntugakabye ubwo se ibintu byanjye byose naguhaye ubwo ndamutse nkwishyuje njyewe ni ibintu byanjye naguhaye kumva wabitesha agaciro ku buryo yanyishyuza amafaranga 10,000 ibintu byawe ibintu byanjye naguhaye nyine kumva ubisubiramo noneho ni ikiguzi cyangwa ujya kuza nayo naguhamagaye njye narakubwiye ngo ngwino usure umpe hanyuma se ntabyo washakaga ntabyo nashakaga ku buryo byari kumera n'ikiguzi cy'ibintu byanjye wari kubireka amafaranga yanjye ntabyo wari gufata nimba utarabishaka ntabwo twari twabivuganye ko biri busimbure umwenda n'amafaranga yanjye ugahuza n'inshuti zawe stable urantangaje pe urakabya nawe ntugakabye ko najyaga mbona upostinga biriya bintu kuri Instagram no kuri TikTok zawe nkajyana ibrage kumva buri se ntabwo we ntugakabye cyakoze urantunguye pe we ntugakabye ntabwo uri kuvuga ko amakosa ari njyewe nyafite kubera ko wibwiye ko umaze kuntwara imipira irenga 4 igura 45,000 ugateranyaho ko ugiye nkubwiye ngo njye kugurira nk'umuntu twari turi kumwe ngo uhamagaze inshuti zawe zingana kuriya 50,000 ntabwo ari amafaranga makeya ku buryo wayakorera ku munsi ibintu byanjye se byo uri kubifata ukabihwanyisha n'agaciro k'50,000 cyangwa umupira wa jump 15,000 none ujya kuza kuri kuvanga ibintu byawe njyewe nta byanjye naguhaye njyewe sinaguhaye si wowe waje unsaba njye nawe ninde wasabye undi stable genda rwose cyakoze urantangaje uritangare kandi umupira urebe ukuntu wohereza ndawukeneye uramva nzanakubwiye nzareba ukuntu mwohereza sinabikubwiye nzareba ukuntu mwohereza nawe undi niyo ngiyo yose nzayikohereza